Imana, ariko mbere ya byose reka tumanze twiragize Imana maze tubone kumva ijambo ry'Imana uyu munsi. Imana yashimye yuko twumva. Reka dusenge. Uwiteka Mwami Yesu, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye yuko wabanye natwe, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryawe. Reka iri jambo Mwami gira neza rihindure imitima ya benshi, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka tuganire ku magambo y'Imana afite intego igira iti ntutinye, cyangwa se akaba afite intego ivuga ngo reka gutakaza ibyiringiro. Nshuti mwene data, muri iki gihe abantu dutakaje ibyiringiro. Nta byiringiro tukigira mu mitima yacu. Turatinye cyane, dufite ubwoba. Nubwo dufite ubwoba, mwene data, hari ijambo ry'ihumure Imana yashimye yuko ryatubera inkomezi muri iki gihe kigoye, muri iki gihe gikomeye. Reka dusome amagambo y'Imana turasanga muri Yesaya igice cya 41, turahera ku murongo wa 8 tukageza ku murongo wa 13. Umutwe w'amagambo uratubwira uti gukomera kw'Imana n'intege nke z'abantu. Umurongo wa 8, ariko wehoho Isirayeli, umugaragu wanjye Yakobo natoranyije, rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye, weho nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranyije sinaguciye. Umurongo wa 10, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye, nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Umurongo wa 11, dore abakurakariye bose bazakugwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa, ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakugwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Umurongo wa 13, kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, nkubwire nti witinya, ndagutabaye. Mu by'ukuri tumaze gusoma ijambo ry'Imana, twabonye umutwe w'amagambo ugira uti gukomera kw'Imana n'intege nke z'abantu. Nshuti mwene data, nk'uko tumaze gusoma ririya jambo, uriya mutwe w'ijambo abantu intege nke ziratwuzuye. Uwasengaga 7 arimo asenga 1, kubera yuko intege nke zatwuzuye. Uwasengaga 1 nta gisenga,
kubera yuko intege nke zatwuzuye. Iki gihe tugezemo kiragoye kandi kiraruhije, ni ugusaba Imana ikatubera umufasha. Gusa hari icyo Imana yandikishije muri iri jambo ryayo ku murongo wa 8. Reka twongere dusome umurongo wa 8. Ariko weho Yakobo Isirayeli, umugaragu wanjye Yakobo natoranyije, rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye. Hano hari ijambo ry'Imana ririmo ritubwira yuko turi urubyaro rwa Isirayeli. Reka muri uyu mwanya nidutekereze yuko ari Isirayeli irimo ivugwa, ahubwo ni urubyaro rwawe wowe urimo utwumva. Ni urubyaro rwawe wowe urimo utega amatwi iri jambo Imana yaduhaye. Ngo umugaragu wanjye Yakobo natoranyije, rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye. Reka ahangaha hari Aburahamu uhashyira umuryango wawe. Niba uri umwana ukaba uri kutwumva, nawe uhashyira umuryango wawe, umenye yuko Uwiteka yagutoranyije. Weho umurongo wa 9, weho nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no ku mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranyije, sinaguciye. Hano hari ijambo ry'Imana rivuga yuko ngo twebwe Uwiteka yahamagaye turi ku mpera z'isi, twaragiye kure y'Imana. Ngo Uwiteka ngo yaraduhamagaye, ngo kandi ngo yaradutoranyije, ngo nta nubwo azadusiga, ngo kandi ngo ntazaduhana. Ku murongo wa 10 hari kumatubwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Nidutinye kuko Uwiteka ari kumwe natwe. Ngo ntukihebe ngo kuko ndi Imana yawe. Imana irimo itubwira yuko tutagomba kwiheba. Muri iki gihe kigoye, muri iki gihe ijambo ry'Imana ryabaye rikeya, Imana yacu irimo itubwira ngo nitukihebe kuko iri kumwe natwe. Hari igihe waba ufite umuryango mu bitaro, ariko ibyo ngibyo ntabwo byakagombye gutuma wiheba. Hari igihe ubukene bwaba bukurembeje, ariko ibyo ngibyo ntabwo byagatumye ugomba kwiheba. Ahubwo wakagombye gukomeza gutumbira Imana yo mu ijuru, kuko niyo izi ijambo rya nyuma kuri wowe. Ngo nzajya ngukomeza. Twumva ijambo ry'ihumure ahangaha. Uwiteka Imana yavuze ati nubwo turi mu bibazo bigoye, nubwo uri mu bukene bugoye, nubwo wabuze amafaranga yo kujyana ku ishuri, ngo Uwiteka ngazajya agukomeza. Ngo ni koko ngo nzajya ngutabara, ngo kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye, nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo. Ngo Uwiteka azajya turamiza ukuboko kw'iburyo. Wenda kwiheba ngo ucike intege, ngo wumve ugiye kure cyane, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe. Ngo ariko gukiranuka kwanjye, gukiranuka k'Uwiteka kuracyari kumwe nawe. Tureke kwiheba, niduhangayike, kuko Imana itubereye maso. Umurongo wa 11, ngo dore abakurakariye bose bazakogwa n'isoni bamware. Babandi ngo bakurakariye, babandi bagucira ibico, babandi bakugambanira, ngabo ngo bazakogwa n'isoni, ngo nibarangiza bamware. Abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka.
abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakugwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Humura kandi ukomere, kuko Uwiteka Imana iravuze iti abakugwanya abo ngabo bazaba nk'ibitariho imbere yawe. Ntucike intege kandi ntiwihebe, kuko Uwiteka Imana yawe ikubereye maso. Umurongo wa 13, kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti witinya ndagutabaye. Ngo Uwiteka ngazagufata ukuboko kw'iburyo, ngo narangiza ngakubwira ati aragutabaye. Nubwo uri mu bibazo bikurembeje, nubwo ubona hari ibibazo bikubereye ikibazo ukabona utashobora kubisohokamo, ariko Uwiteka akubwiye ijambo ry'ihumure ati aragutabaye. Humura, wicika intege. Reka uyu murongo wa 13 tuwugire uwacu. Tuwugire uwacu, kuko iri jambo riri ku murongo wa 13 ririmo ritwubaka, ririmo ryubaka imitima yacu. Ririmo rivuga ngo kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti witinya ndagutabaye. Aya magambo ndakwinginga kugira ngo yagira yawe. Uyu mwanya wumva iri jambo, reka aya magambo yo ku murongo wa 13 uyagire ayawe. Reka kubere isengesho, reka kubere isengesho urimo usenga. Reka tuyiherezeho, tutayavuga turimo dusoma tuyavuga nk'abari gusoma Bibiliya, ahubwo reka tuyavuge turimo twiyerekezaho. Ndakwinginga kugira ngo reka dufatanye gusoma aya magambo tuyiyerekezaho. Kuko Uwiteka Imana yanjye izamfata ukuboko kw'iburyo, Imana imbwira iti witinya ndagutoranyije ndagutabaye. Reka aya magambo yo ku murongo wa 13 uyagira isengesho, kandi nanjye nyagira isengesho. Reka twongere tuyasubiranemo, mwene data wo uri mutwumva, tuyagire isengesho ryacu ryo kuri uyu munsi, kuko Imana yashimye yuko twumva iri jambo. Ubwo nzaza mvuga nawe usubiramo. Kuko Uwiteka Imana yanjye izamfata ukuboko kw'iburyo, Imana imbwira iti witinya ndagutabaye. Reka twongere tuyasubiremo mu isengesho turimo dusenga, kugira ngo Imana ikomeze iduhe imbaraga. Nk'uko twabonye ijambo ryacu ririmo ritubwira yuko tutagomba gutinya. Reka uyu murongo wa 13 utubere isengesho. Kuko Uwiteka Imana yanjye izamfata ukuboko kw'iburyo, Imana imbwira iti witinya ndagutabaye. Reka dusenge dusaba kugira ngo Imana idukomereze muri uru rugendo rugoye. Muri iki gihe abantu benshi babuze ibyiringiro, muri iki gihe abantu benshi dutinye. Reka dusenge. Uwiteka Mwami Yesu,
turagushimiye turaguhimbaje, tugushimiye kubwira ijambo ryiza tumaze kumva. Turagusaba kugira ngo iri jambo ritubere inkomezi byo kuzatugeza mu bwami bwawe bwo mu ijuru. Nkuko tumaze kubona iri jambo ritubwira ngo nidutinye, reka uduhereze imbaraga zo gukomeza kudatinya. Kandi turakwinginze, reka ibyo tukwifuzaho byose ubidusubirize, kuko uri Imana, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye. Amen.